kigaragarira amaso ndi umusore nta mugore ufite ndacyari umusore ariko tugiye mu bintu by'Imana ndi umugabo w'ubwami bya Kristo ndetse afite umwana n'umwuka wera ubasha kunuma niwo ngendana noneho n'isi umwana kuko ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite imbaraga cyangwa niwe ufite ubushobozi amen niyo mpamvu mu yandi magambo ufite uwo mwana ni nawe ufite ubugingo ariko udafite uyu mwana nta bugingo muri promesse udafite uwo mwana ntawe kuko impamvu navuze ngo ndi umusore nyine mu buryo bw'umubiri kuko mu buryo bw'umwuka ndi umugabo kuko afite n'umwana ntabwo ndi umugabo gusa ngo naranabyaye mfite umwana mu buryo bw'umwuka aleluya yandi magambo hano ngiye uwo mwana ntabwo musiga yenda kugenda dusome n'ijambo nuko rifashije ryo muri Ezekiyeli tujyana 39 murongo waho wa 8 reka twasome mu izina rya Yesu ndagira ngo neza amatwi wumva kuri kuvugana n'Imana kuko navuze ngo ndi mutoya ariko Yesu amwirwamo duba ndi mutoya pesa agira gute amwirwamo amen amen reka dusome Ezekiyeli murongo ibice 39 murongo wa 8 yego abedomu bakorwa n'iso cyane n'izibako hoya bakorwa n'iso abedomu bakorwa n'iso cyane abo barozi bakorwa n'iso hanyuma abantu kutazabyara ugiye kubyara bagihari kutazashaka ugiye gushaka bagihari kutazabyara imbere barazumvise iravuze ngo nona ntabwo ari cye abayedomu ije kubarangiza data wa twese ubwami bwa nibuze kandi icyo ugambiriye gukora ugisoze mu izina rya Yesu kubera ko uri Imana ikinga ntagira ikingura uri Jehova Shama uri Jehova Adonai haleluya Kristo muri uyu mwanya duhamagaye mwuka wera duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo muri aka gahe uduhaye imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu zotakiri berefawe yasine birarambye ngo ibyo byose bishobokera uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora Imana ishimwe reka rero kubera kuri data mwiza dutangiye uyu murimo n'abantu n'abari twebwe ahubwo mwuka wera natuze gukora iby'ubutware mu izina rya Yesu turasenze muri uyu mwanya kugira ngo mwuka wera natuze gukora iby'ubutware mu izina rya Yesu amen Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro ngiye muri kumva nitwa Nzabonimpa Boniface ndi umusaza ufite abana 3 ndi umukristo mu itorero rya Pentecote Imana y'amahoro iduhana umugisha nubwo turi hano muri studio ntabwo ari njye nyine uhari ndi kumwe n'undi muntu nawe reka bimbire mu izina rya Yesu hanyuma murakoze cyane Nzabonayo Boniface ntabwo yaje wenyine yaje ari kumwe n'uwo bita Nkundimana Elia cyangwa se yitwa Nkundimana Elia iwacu ni mu majyepfo ariko ndi mu mujyi wa Kigali ku murimo w'Imana no ku mpamvu z'akazi rero hari ijambo abantu bakunze kusobanuza cyane nyamwenda gukoresha rivuga ngo ndi umusore ndi n'umugabo mfite umwana umwe rero nagira ngo sobanurire ku bantu batarizi bakunze kuryumva cyane mu buryo bw'umubiri ndi umusore ariko mu buryo bw'umwuka ndi umugabo kuko umwana wanjye ndamufite aho guharanira kumva ko umwana wawe wowe umufite akirira burya niyo mpamvu nkunda gukoresha iryo jambo iyo umwana atakirira umwana aba yapfuye ahubwo nagira ngo niba nawe ufite uwo mwana ufashe tumubyaze umusaruro tumukoreshe uko bikwiriye kuko iyo ufite umwana ntagukorere ubwo mwana ntakina bakimaze aba yarapfuye murakoze sengera mu rubonobono nimba muri korera witwa Lebanoni ntabwo naje gutyo gusa nazanye icyangombwa kigaragaza ko n'umuntu w'Imana murakoze rero hari ijambo uvuze ngo uri umusore kandi ufite n'umwana ese uwo mwana ngo uri umusore ngo uri n'umugabo urafite uwo mwana rero hari abantu tubasha kuba tutabyumva neza uri umusore uri n'umugabo none se birashoboka gute hanyuma reka mbasobanurire mpamvu uvuze ngo ndi umusore nkaba ndi n'umugabo mbese mu buryo
mubiri twebwe tubona, uyu mubiri dukoresha mu mirimo yo mu isi, ikigaragarira amaso ndi umusore, nta mugore ufite ndacyari umusore. Ariko tujya mu bintu by'Imana, ndi umugabo w'ubwami bya Kristo, ndetse afite umwana n'umwuka wera ubasha kunuma. Niwo ngendana nawe, niwe nise umwana, kuko ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite imbaraga cyangwa niwe ufite ubushobozi. Amen. Niyo mpamvu mu yandi magambo ufite uwo mwana ni nawe ufite ubugingo, ariko udafite uyu mwana nta bugingo. Nta bugingo. Muri promesse udafite uwo mwana ntawe. Kuko impamvu navuze ngo ndi umusore nyine mu buryo bw'umubiri, kuko mu buryo bw'umwuka ndi umugabo, kuko afite n'umwana. Ntabwo ndi umugabo gusa ahubwo naranabyaye, mfite umwana mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo ahantu ngiye uwo mwana ntabwo musiga, yenda mugendana, kuko icya mbere ni iki? Ni amakuru. Akaba umukecuru ngo akaradiyo kanjye kaba ku musego, ariko we ndabyumvise. Imana ishimwe. Reka rero tuvuge ku nkuru Imana itugire neza cyane, tubasangiza amakuru Imana y'amahoro yaduhaye uyu munsi. Ubutabera bw'Imana bubane nawe, igikundo cy'Imana kigushyigikire mu izina rya Yesu. Reka dusanure mu izina rya Yesu, dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Zaburi 108 ku murongo waho w'10. Havuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo Eliya, soma mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, dusangize abandi ku by'Imana yagiye. Hanyuma Zaburi 108 umurongo wa 10. Yego. Utwamaga bavuga ngo iyi Zaburi, iyi ndirimbo ni Zaburi ya Dawidi. Yes. Umurongo wa 10. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Haza Abedomu nibo gikarabiro cyane. Abamowabu nzabakubita inkweto mu mutwe. Umurongo wa 10 urakomeza ukatubwira ngo Abisirayeli nzabicara hejuru mvuza impundu. Imana ishimwe. Reka twongere dusome aya magambo mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana kwizerwa iduhagarareho. Aravuze ngo Zaburi 108 ku murongo 10, aravuze ngo Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, ngo Abayedomu nzabakubita inkweto mu mitwe. Imana ya Isiraheli ihabwa icyubahiro. Bibiliya yavuze ngo Abamowabu, hari Abamowabu babaye ku buzima bwawe, hari Abamowabu batugenzeho, hari Abamowabu baporotse umugisha wawe. Haleluya. Hari Abamowabu Eliya, hari Abamowabu baporotse ibyawe, hari Abamowabu wa mugabo we mwabanye nabo, hari Abamowabu baporotse ibyawe mama, hari Abamowabu baporotse umugisha wawe. Haleluya. Hari Abamowabu we data we baporotse ibyacu, hari Abamowabu, hari Abamowabu bahageze muza, ariko before yasiga Abamowabu muri business yawe. Abamowabu barahari. Wowe uneza amatwi muri uyu mujyi, hari Abamowabu bahari, hari Abamowabu baporotse umugisha wawe, hari Abamowabu bahari. Ariko aravuze ngo nubwo Abamowabu bahari, nzabakubita inkweto mu mitwe. Mu yandi magambo password ni mu mutwe. Hari ibintu Imana igomba kurangiza. Hari Abamowabu Eliya baporotse ibyawe, hari Abamowabu baze ku buzima bwacu, hari Abamowabu. Ariko Imana itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo ndaje ngabo bakuzengereje ngo nzabakubita inkweto mu mitwe, ngo nindahiza bavugiriza impundu hejuru. Uyu munsi wa none ndagira ngo nangaze ijambo rivuga ngo uyu munsi wa none uri muri kurira, ariko nyuma yo kurira ko hari Imana ije kuguhoza. Bibiliya yavuga ngo iki? Bibiliya yavuze ngo Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye. Bisobanura bivuze ko nubwo nta aderesi ihari, hari Imana ije gutanga aderesi
buzima bwawe. Hari Imana ije kurema hari Imana nagira ngo utangarize no kubona ukabona byanze, ukabona nta kuntu byagenda, ukabona abo bakwishimye hejuru. Nagira ngo utangaze muzana ijambo rivuga ngo Imana ije kubakubita inkweto. Nagira ngo ubwenge Imana ije kubirangira. Wahagarara wizeye, ukaba ufite uwo mwana ugendana nawe, ari Mwuka Wera, ukamurwana urugamba, urangiza wizere. Nagira ngo utangaze umubabaro wari uri ku buzima bwa Imana yamukubise inkweto mu mutwe, kandi ntabwo uzongera kumubona ukundi. Haleluya. Imana ishimwe. Umva uko Bibiliya ivuze, Imana yo kwizerwa izamura ibendera ryo kunesha, ubutabera bw'Imana bubane nawe. Yobu 35 ku murongo wawo wa 4 wavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo dore, hanyuma reka mufashe dusome Yobu 35 umurongo wawo wa 4. Yego. Haranditse ngo ngiye kubasubiza wowe n'abagenzi bawe. Nuko ijambo ritubwiye. Hanyuma nagiye gutangaza ijambo rivuga ngo abo Bamowabu, abo ngabo bagize ku buzima bwawe, abo ngabo bageze mu kazi ukora, abo ngabo bakugeze hejuru. Hari Abamowabu b'amagambo, hari Abamowabu b'ubukene, hari Abamowabu w'inyatsi. Nagiye mubwira ngo abo bose ijambo muri Yobu ritubwiye mu 35 yatubwiye ngo ngiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe. Bishatse kuba abo Bamowabu ntabwo uzongera kubabona ukundi. wowe n'abagenzi bawe hari abari barakuvuyeho, bagiye kugaza kugusaba imbabazi. Abari barakuvuyeho bitewe na Gitera, Imana ije gukura Gitera igusubize ku mugaragaro izuba riri. Abo ngabo bagihari, Abamowabu bahari, Abamowabu bakurutse umugisha wawe, abo barozi bahari, abakugenzeho bahari, Abamowabu ndugu yangu bahari, hari Abamowabu ku buzima bwawe. Haleluya. Iravuze ngo nje kugusubiza weho n'abagenzi bawe. Haleluya. Ntabwo uzagira, isha kugusubiza bose batera, isha kugusubiza bamwe bari bavuze ngo ntabwo uzacuruza, isha kugusubiza bose bahari, bose bayakanuye. Ndagira ngo nangazire ijambo rivuga ngo nubwo uyu munsi wa none Abamowabu bakubagenzeho, ukabona nta nzira ukabona nawe byacu, ariko najya gutangaza rwa ngo Yesu araje. Hari ijambo rwa nje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingone, mbese wa wundi udafite ijambo nje kurimuha uhereye munsi wa none. Abamowabu batsikamiye, Imana ije kukura icyo Gitera cy'Abamowabu. Nagira ngo mubwire ngo tumira ku musaraba, ibindi Yesu aje kubyikorera. Hari igihe wabona Abamowabu barakuzengereje, hari Abamowabu b'ubukene, hari Ab'amagambo, hari abakubona bucuruzi ukabona ntabwo bigenda, mbese abandi magambo urakora ukabona byanze. Ariko nagira ngo mubwire ngo Imana iraje, uhereye munsi wa none, uhereye kuri ino tariki. Abamowabu ntabwo uzongera kubabona ukundi. Tuzamure Yesu icyubahiro, tuzamure Yesu icyubahiro. Nagira ngo mubwire ngo uhagaze ubu ngubu wumva ko nawe Imana ikugezeho, cyangwa ukiza Abamowabu muri bizinesi ukora, mu bintu byose ugomba gukora, Imana ije gukiza Abamowabu. Nagira ngo mubwire ngo nawe Abamowabu urugendo ufite, ahantu uri mugenda ukora umurimo w'Imana, ahantu uri mugenda ukandagira ayido bepfo ayekofite. Haleluya. Zone do bene kosta. Imana ishimwe. Ntabwo ibitebera gaje kwemera. Abamowabu bose baje kwaguka. Uhereye munsi wa none, ijambo rituba mu kimuri Yobu 35 umurongo wa 4 ngo uhereye munsi wa none ngo nje kugusubiza wowe n'abagenzi bawe. Imana yabasubiza Abamowabu ikabasiga, igomba kubaheraho ikubita ikura mu ndobe ikije kugusubiza. Haleluya. Ayido bene kosta de binish. Nagira gutangaza bari kumva iki kibwiriza. Nagira ngo mbwire Abamowabu ku buzima bwawe, Imana ishyize iherezo. Hari Abamowabu, Imana ishyize iherezo. Hari Abamowabu bavuze muzapfa nayo imbwa nayo wikame. Hari Abamowabu bavuze muzatuzerera. Hari Abamowabu bavuze muzapfa nayo imbwa nayo wikamiye. Ariko Abamowabu iravuze kuje kubakaraba nyuma y'uko Abamowabu. Haleluya. Baporotse ibyawe, hari Abamowabu ku bana bawe, hari
Imana irabarangije. Imana yo kwizerwa ihabwa icyubahiro. Amen. Tope fowe yasineneta harabamo wabo. Iyo abamo wabo bahari ujya muri banki ugasaba kerede miliyoni 50, wajya kubura amasoko kugira ngo ukora muri terani abamo ugasanga bahageze. Ariko none uyu munsi irabuze ngo nubwo abamo wabo bahari. Yego. Mbese mu yandi magambo cyangwa gusubiza bagihari. Najya mutangaza bane muzumu wabo kugenza ukabuza mu wabo akuzengereje. Najya mutangaza mubwira bagihagaze aho ngaho. Arebe Imana igiye gukora. Ukijambo ratumwe bagiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe. Mbese mu bakiza bite bagikaruye bagihari. Yesu tumuzamure cyubahiro ahagaze hose. Najya mubwira baba mugabo we, baba papa we, baba mwana we, baba bavuga ngo uzashaka, baba bavuga ngo ntabwo uzabaho, ntabwo uzatura muri Kigali. Haleluya. Shingiye ku mirimo, shingiye ku aduranya amaboko y'abagore. Yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kumurera binoze ku mutwe. Haleluya. Najya mubwira ngo nawe Yesu yakugeraho. Natwe nta kintu twamuhaye, twavutse n'abantu tubwira, ariko batatubereye. Yesu yatugiriye neza, n'abo tukiri kumwe. Najya mubwira ngo rero gakiri neza y'Imana. Abamo bararangiye ku buzima bwawe. Warindira icyo Imana yakuvuzaho. Hari ijambo rivuga icyo Imana yavuze ku buzima bw'umuntu, naho uzamukuraho akabasha kugisohoza. Ariko haleluya. Ntabwo Imana y'amahoro, reka nandaze ritangazo rivuga ngo ntabwo Imana ishobora kugucyura icyo yavuze itaragisohoza. Ubwira igitangazo. Nagira ngo mubwire naho byakomeye, aho ubona byanze, aho baba bayebeshe, ukabona imbaga zawe zirarangiye, niho Yesu yitama. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mubwire naho byakomeye, aho ubona ko byanze, aho ubona ko nta kintu byanze, aho Yesu agaragara, Imana igaragara, aho Yesu utajya kumubona, ukongera kumva ijwi ry'umuntu. Aho byari birangiye, bisongera gukomeza. Aho byari birangiye, byongera gukomeza. bigiye gukomeza. Ayiwe. Aho byari birangiye, muri sitoke byarangiye, aho mu miryango byarangiye, shangazi yagutaye, aho mama wawe yagutaye, aho bari bavuze ngo ntibishoboka, birabirangije. Reka dusome n'ijambo nuko rifashije ryo muri Ezekiyeli tujya muri 39 murongo waho wa 8. Reka twasome mu izina rya Yesu. Ndagira ngo wowe neza amatwi wumva kuri kuvugana n'Imana, kuko navuze ngo ndi mutoya ariko Yesu amwirwamo. Ndumva ndi mutoya ariko Yesu agira gute amwirwamo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka dusome Ezekiyeli murongo ibice 39 murongo wa 8. Yego. Abedomu bakorwa n'isuri cyangwa n'izubakwa. Hoya bakorwa n'isuri. Abedomu bakorwa n'isuri cyangwa n'izubakwa. Abo barozi bakorwa n'isuri. Ayiwe abantu kutazabyara. Ugiye kubyara bagihari. Kutazashaka. Ugiye gushaka bagihari. Utazatera imbere barazumvise. Iravuze ngo nona. Ntabwo ari cye. Abayedomu ije kubarangiza. Iravuze ngo abayedomu. Iravuze ngo abayedomu nubwo bahari ku buzima bwawe, nubwo bahari abavuze ngo nuzaza, iravuze ngo ugiye kuzata. Ntabwo icyubahiro. Abavuze ngo ntabwo uteze kuzashira muri Kigali. Iravuze ngo abavuze ngo nuzatunga, uzatunga kuko databivuze. Hanura abo ni abedomu. Kaduhana mu izina rya Yesu. Yego. Hanyuma nagira ngo utege amatwi ijambo wumve icyo Uwiteka gushakaho. Ariko nagira ngo mubwire ngo ijambo Uwiteka yavuze ari Uwiteka warivuze. Rije gusohora umwaka mu izina rya Yesu. Haleluya. Rije gusohora. Ari sora cyangwa irisohora. Irasohora. Irasohora cyangwa Imana yakubwiye ko itazaguteza abantu. Imana itazaguteza rubanda. Ijambo ritubwira ngo ngo imigambi y'abantu n'abantu ngo nageza ku buzima bwacu nta n'ubwo izasohora. Ishatse ko Abedomu Imana ibarangije. Amagambo y'Abedomu ndetse bizinesi y'Abedomu binjiyemo Imana ibasohoye mu izina rya Yesu. Haleluya. Murongo wa 8. Ezekiyeli 39 murongo wa 8. Yego. Haranditse ngo dore biraje kandi birasohora. Uyu ni wa munsi navuga ni ku mwami Uwiteka avuga. Bigize birasohoye. Birasohoye. Dore biraje kandi bigize birasohoye. Ntabwo ari cye Eliya
aravuze ngo ntabwo ari cye n'uyu munsi. Ibyo yatubwiye, ibyo yavuze irabisohoje. Reka dusubire mu ijambo. Wenda wagize ngo nibyo bivuze cyangwa se nibyo wabyanditse, ariko umuntu wese ufite Bibiliya aherereye Bibiliya yera ijambo ry'Imana, ushobora kuba nakubwira icyo Imana ivuze nakubeshya cyangwa ikindi kintu ngendeye, ariko ijambo ry'Imana, aka ni akanwa k'Imana, ijambo ry'Imana, aka ni akanwa k'Imana. nibwo abantu zigamira butavangiye. Hano ijambo iyo usomye mu mpapuro zibanza, Bibiliya avuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. None yavuze ngo noneho ntabwo ari cye uyu munsi. Ibyo yavuze mu myaka 100 ije kubishyira mu bikorwa, kuko iravuze ngo irabisohoje. Amen. Ibyo yavuganye n'abagabo, ibyo yavuganye n'abasore, ibyo yavuganye n'abamama, ibyo yavuze ngo uzashaka madamazeli, bamwe bakagutwara imyenda y'imbere, bamwe bakaroga uko bashaka, bamwe bakagutegera mu mayira bagacunga ukandagiye. Yego iravuze ngo noneho uhereye uyu munsi icyo yavuze, icyo aka kanya ndahanuye muri iri jambo ryagira ibihe. Iravuze ngo nonaha uyu munsi iyi segonda birasohoye kuko Data arabisohoje. Imana ishimwe. Reka duhanure mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubundi mu yandi magambo cyose ukabona kwa sinuko ufite abamo wawe, sinuko bari muri business yawe, ahubwo urajya mu byange ikibazo ni wowe. Tuve ngo amen. Nagira ngo dusome rino jambo, buri wese ari mukomeze. Ushobora kubona uyu munsi byanze, ukabona wahombye, ukabona abana wapi, ukabona abana kuzinze, ukabona nta rubyaro, ariko reka tusome mu izina rya Yesu. Ezekiel 39, reka turisubiremo. Akaro Uwiteka urivuze, haranditse ngo dore biraje kandi birasohora. Uyu ni wa munsi navuga, ni ku Uwiteka, ni ko umwami w'Uwiteka avuga. Ngo ninde bivuze? Ni Gatonda avuga nashimwe, ndimo nabyumvise. Aravuze ngo madamazeli, icyo yavuze yarakivuze, kandi icyo yanditse yaracyanditse. Aravuze ngo birasohoye, ntabwo ari kera, n'uyu munsi wa none uri muri kumva iyi mesaje. Aravuze ngo icyo yanditse yaracyanditse. Aravuze ngo dore birasohoye uhereye umunsi. Ubundi Imana yavuganye nawe kuzatunga, Imana ivugana nawe kuzabyara, Imana ivugana nawe kuzashaka, Imana ivugana nawe kuzashyingirwa, ariko ikibazo irabisohorera nde? Umva kandi ndabyumva neza. Ubundi gukizwa nabi bitera umwaka. Imana ibeshya nawe urakubeshya. Iravuze ngo noneho iyo ukishijwe nabi bitera umwaka, ariko gukizwa neza bihesha umugisha. Haleluya. Birasohoye, ariko ndakubwira ngo birasohorera kubizera, kw'ibyo babwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. Imana ishimwe. Ikibazo cy'uko babuze kutazabyara, aho urajya gutangariza ngo uhereye umunsi wa none, ahantu wowe uhagaze, ahantu uherereye, najya mubwira ngo babuze kutazabyara, uzabyara bahari, babuze kutazaheka, uzaheka bahari, babuze kutazaba ubabanyeho, ko nakira kugeza badukunda. Yavuze kuvuga ngo abantu batabonye ndi mutoya bazabona kuko na Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwo bishoboka. Reka mubwire umvira itangazo. Aravuze ngo ndaje kandi ndabisohoje. Gushyira mu mahoro. Umvira ijambo. Zaburi ya 12, Zaburi ya 12 ku murongo waho wa 6. Zaburi ya 12 ku murongo wa 6 haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahagurutse ndashyira mu mahoro
uwo bacurira ingoni. Aho bari babuze urupfu iravuze ngo itanze ubuzima. Aho bari babuze ibisasi ivuze ko ibikuyeho. Aho bari bavuze ngo uzapfa nayo imbwa ntayo wikamiye izagwa gukama y'inka kubera ko Kristo yabyemeye. Imana nihabwe icyubahiro. Umverishe ndagira ngo gutangarize ko Imana irasohoreza. Haleluya. Amen. Imana irasohoreza abantu izo yabasezeranyije ari uko bamaze kwiyambura icyaha n'igisa nacyo. Haleluya. Nibarane kwihana kwezwa no gukiranuka. Kwezwa no gutunganywa. Ab'Imana iri busohoreze n'abiyambuye ubusambanyi, abandi bakiyambura ubujura, abandi bakiyambura kunegurana, abandi bakiyambura guterekera, abandi bakiyambura abacururiza ku miti, iyo miti bakayijugunya bakemerera Imana. Imana byanze bikunze irabasubiza. Imana irasubiza abantu biyambuye za Dundubwongo na za Suruduwiri na za Kambuca, bakiyambura kwambara ubumini, bakambara imyenda igezweho, bakiyambura ubushwambagara, bakemerera Imana, bakambara kwera kw'Imana. Yaravuze ngo uwera ni yere, uwezwa ni Yesu. Umva ukuntu ijambo rivuga. Umva ukuntu yabwiye Pawulo. Yaramubwiye ngo nzakujya imbere. Yatariganiye baringanize. Ibindiza by'ibyo bazajya gute zitabicamo kabiri. Bizabimenyagura. Icyo gihe cyari cyakuru. Ariko kandi ibindi twabwira imibwira ntabwo ikibwira Pawulo. Icyo gihe ni Pawulo wari wabaye. Ariko najya ngo nawe gutangariza wumva iyi mesaje. Najya mubwira ngo ushobora kubona imbere yawe hari ibihindiza by'ibyuma, ukabona hari imisozi. Imisozi ishobora kuba ari amagambo, imisozi ishobora kuba ari umukene, imisozi ishobora kuba warabuze urubyaro, mbese ugasanga ni ubushomeri. Ariko najya gutangariza Imana izakujya imbere. Yatariganiye yaringanize. Ibindiza by'ibyo bizabicamo kabiri, bizamera ku inzugi z'imiringa. Reka mubwire rero ndabyibutse. Buriya hari ahantu nageze mbona byabaye danje, mbona byarangiye, mbona byanze, mbona mu rugo byanze, mbona n'akazi, mbona ibintu bya feri, mbona nta n'akantu gahari. Ariko Data wa twese abasha kunyuranya amaboko y'abagome. Noneho umva irindi jambo. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo nataye. Iyo ku birenge byawe niho natabariwe, ku birenge byawe Mana niho natabariwe. Haleluya. Amarira nazanye ntabwo ariyo nataye. Iyo ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge by'Imana ndimo ndabyumvise. Ku birenge by'Imana umugabo wahageze. Ndavugana n'umuntu wari ufashe icyemezo cyo kwiyahura. Umva uko yaribuze, wikiyahura kuko igukunda. Yaravuze ngo nicyo cyatumye atanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Wikiyahura ahabwe ubugingo bure. Imana ishimwe. Iyo tugiye gusenga, ndagira ngo mpereze abantu poromosiyo. Hafi ahangaha abantu baneze amatwi bumva muri bo bakeneye ko Imana yabakiza abamowabu, bakumva muri bo bakeneye ko Imana yabagirira neza, bakumva hari icyo bagomba kwiyambura, bakiyambura ubujura, bakiyambura ubusambanyi n'igisa nacyo, bakanga icyaha n'igisa nacyo. Marayika w'Imana kugira ngo ababohore, tubemerere, tubahe poromosiyo, bahamagara Imana kugira ngo ibabohore.
ukeneye ko Imana yamubohora tumuha umwana acunguza uburyo umwete ahamagara kuri telefone ifite 078 22 karindwi kane 52 9 078 22 karindwi kane 52 9. Abantu bahurikiranye bari turi hano muri studio bahamagara bakize bashaka gukira inzabamo wabo babaterere ariko bakavuga ngo noneho hari icyo dushaka gukuraho tugakuraho icyaha n'igisa nacyo kugira ngo Imana ibeze ibahindure icyaremwe gishya. Bahamagara kuri telefone hanyuma kugira ngo dutange poromosiyo abantu ikomeje guhamagara se cyangwa bano bahamagara twagira ngo n'umuntu waba warasubiye inyuma mbese akabona nta kuntu yabona kwaturira abantu bagenzi be bitewe n'ahantu akorera umurimo kuko burya n'umuntu w'Imana baba babo turagendana no gusenya baba tuba turi kumwe ndetse mu yandi magambo n'abantu bacu bagiye babona abo wabo ariko rero mutabazi isanga iyi ngiyi waba ku mutima wawe n'icyaha wakoze mbese iyo udomereye kuri iyo nimero turagusengera ku cyifuzo cyakunaniye ariko nagira mubwire ngo hari ijambo rivuga ngo nzaguceceka kuko icyo kintu kikugezeho bisaba ngo Imana ibeshye nawe irakubeshya iyo ukorera Imana utayikorera by'ukuri nawe irakubeshya ndetse mu yandi magambo warasubiye inyuma ushaka kongera kwakira Yesu umwami n'umukiza wahamagara ngo tugagusengera Imana ikongera gusubiza ibihe byiza n'ibya mbere kugira ngo nawe ugende mu bintu by'Imana kuko hari ijambo rivuga ngo ngo mbese icyo watinyaga nikikugeraho uzamenya ko ari ibyo ukoze. Nagira ngo dusengere abantu b'Imana icyo watega kitera bagira ngo bagaruke mu murongo umuntu watashitse inzira wese twamufasha tukamusengera kugira ngo utazahamagara tuzamura icyifuzo dufatanye gushima Imana ishimwe. Cunguza uburyo umwete mu masegonda makeya. Hamagara kuri telefone ifite 078 22 karindwi kane 52 9. Wakandika ku butumwa bugufiya tukagusengera. Wahamagara wakandika message tukagufasha mu izina rya Yesu. Tukiri hano muri studio kandi niba nawe uhari tugiye gusenga Imana kuvuga n'ugutaruka kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko umuhanzi yararimbye aravuga ngo irizaba imbuto n'irimungwa irizaba imbuto ntabwo rigira gute rimungwa. Oya ntabwo irizaba imbuto rimungwa. Imana Isirayeli tugire neza dusenge Imana mu izina rya Yesu. Irizaba imbuto ntabwo rimungwa. Eliya ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana zamuri ibendera ryo kunesha. Senga Imana dusenge Imana nawe uyu munsi wa none utahamagara nawe uyu munsi wa none utavuga iyo telefone wayihamagara ukene kugisha inama naho twasokana muri studio wahamagara kuri 078 22 karindwi kane 52 9. Hari ibintu byakunaniye ibyo byakunaniye wahamagara kuri iyo telefone ni nayo nkoresha kuri WhatsApp ugahamagara. Ndimo ndabona hari Imana yakwizerwa izamuri ibendera ryo kunesha. Wihangana wibipa hamagara tugufashe mu izina rya Yesu. Si ngombwa kuvuga amazina yawe, wowe vuga ngo ndifuza ko Imana intandukanya n'icyaha cyananiye. Icyaha cyananiye ni ubusambanyi, icyaha cyananiye ni ubujura, icyaha cyananiye ni ukunywa inzoga, icyaha cyananiye ni ubujura, n'icyaha cyananiye n'amagurumogi. Birashoboka ko uwo mwuka w'urumogi wakunaniye, hamagara kuri iyo telefoni tugufashe. Imana yo kwizerwa ihabwe icyubahiro. Nguhamagariye kugira ngo wowe uneze amatwi ucunguze uburyo umwete. Imana yo kwizerwa itugire neza. Imana Isirayeli tugire neza. Andika ubutumwa bugufiya uyu mwanya, andika ubutumwa bugufiya kuri 078 49
80 6 5 0 karindwi 8 49 80 6 5 9. Iyo telefoni yicaho wandika ubutumwa bugufi kuri message. Dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana irasubiza umuntu wiyamuye ubujura n'igisa nacyo, akiyambura n'igisa nacyo. Wari umukristo ariko icyaha kirakunaniye, icyaha kirakunaniye, kizwa abantu bahari, kizwa abantu batandatu. Amen. Eliya, duhereza abantu promosiyo. Imana yo kwizera izamura ibendera ryo kunesha. Marayika w'Imana azamura ibendera ryo kunesha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana azamura ibendera ryo kunesha. Dusenge Imana mu izina rya Yesu. Muririmbyi aravuga ngo ku birenge byawe Mana ndiho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mwene data, Imana amahoro imugire neza. Reka mbere y'uko usenga soma ubutumwa bugufi ya mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Reka tumufashe. Uyalo mwihangane, reka dusome ubutumwa bugufiya kugira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma hano haranditse ngo reka dusome ubutumwa bugufiya umuvandimwe twohereje muri tumufashe muri isengesho. Nsaba ndifuza gutambuka ibyari biri imbere yanjye, hanyuma nanjye mufashe mu rusengero mbone kwihana ibyaha byangezaga nkomezanye imirimo namwe. Imana ishimwe. Nyuma Imana mu umugisha tugiye kumufasha mu buryo bwo gusenga. N'undi wese aho yabagaze yizeye yazamura ibiganza tugasenga n'Imana, kuko muri njye babo kandi ukikunda umwana wayo niko nanjye nkunda nakwiriye. Wasanga nawe cyo cyo kugira Imana kugire neza cyangwa se Imana ngo ubutabazi bwayo, ariko tukimara gusenga isengesho ndiho he message mbere yo gusohoka muri studio, kuko igihe cyose wahamura tukakugira abanyama tukagufasha, ariko tukimara gusenga isengesho Imana duhana umugisha agiye gusenga. Mana ndagushimiye, uri Imana yabanye natwe. Haleluya. Uri Imana yadushigikiye. Haleluya. Mana twemere ko tuza muri studio. Haleluya. Mana dutambukije. Haleluya. Twari turi ko tuzagera ahantu nk'ahangaha, ariko najya gusenya abantu bemeye guca bugufi, bazamure mu buryo bw'umwuka, bazamure mu buryo bw'umubiri, bazamure Mana mu ntera. Abana bacazwe n'amagambo bongera bakiza amagambo, bongera bazamuke, bongera kunga bundi bucya. Abasubiye inyuma baramutambuka bagana imbere, baramusiga icyo bafatiye. Ijambo riramera muri mwe waremeye gukiranuka, ahubwo mwari Mana tubaremeye gukiranuka, uwaremera ubugingo, amaraso yawe kumuzerwa. Haleluya. Yesu Mana bayabone, yongera bageraho, yongera baza batunganye. Niba mwari Mana shaka tugenga bamuwabo. Yes. Nafite mu mutwe, ariko mwari Mana bo ngabo baratuzengereje, batumye dusubira inyuma mu makorali duhura nabo, mu bucuruzi duhura nabo, aho tugenda duhura nabo, aho tukanagera nabo, ariko abo ngabo wera dusobanone ijambo ryatubwiye ngo bere mwana ujya kudusubiza n'abagenzi bacu bose. Niba mwari Mana ubane nabo, basha kubashyigikira, umuntu wese ko yizeye abari kumusubiza, basha kubana nabo, basha kubashyigikira. Ni mu izina rya Yesu nizeye, amen. Imana yo kwizerwa iduhana umugisha. Ndasaba kugira ngo Imana yo kwizerwa yanga agasuzuguro ku buzima bwawe. Ndasaba kugira ngo Imana yanga agasuzuguro mama, Imana yanga agasuzuguro mu rugo iwawe, wowe uneza amatwi urwaye, Imana yanga agasuzuguro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Reka dusenge Imana wowe urwaye mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Imana yo kwizerwa, Imana ivuga bikaba, bategeka bigakomera, intare yo mu muryango wa Yuda, zamura ibendera ryo kunesha.
tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo marayika w'Imana abere maso n'ubugingo, cyane ko ubugingo aribwo buzakubona. Niko nasengeraga abantu bawe. Hari abantu barushe, hari abarwaye indwara z'imigongo, hari Mwami Imana ndabasengeye mu izina rya Yesu. Abari barwaye bakire, abari barwaye imigongo bakire, abari barwaye bakire mu izina rya Yesu. Urakoze. Abari barwaye amaguru bakire, abari barwaye mu nda bakire, abari baratawe n'imyuka mibi yose ihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Urasenge shyigikira buri mumwe wese, Mwuka Wera natuze mu butware bwawe Nyiringabo. Amen, amen. Mungu ababariki. Imana ishimwe, Imana kwizerwa ibashigikira amaboko y'Imana bane namwe izina rya Yesu. Wumva hari icyo ukeneye kuzajya ugisha inama, waca kuri telefone ifite 078 22 74 529 078 22 74 529. Iyo telefoni wayicaho ukeneye kugisha inama, tukakugira inama mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Mungu ababarike.